umva unteze nagusandaza urumva wabuze ahandi uja kugarama Zuguru tugira ruguru tari kundeba kumaga mushaka kwiye ewe utuno duke kareba ibayo tindagira umuntu abaga ari mwiza naba muhinduraga muri sibyo ntimugishaka kunyumva ndisiko buri wese abayumva ko yacize nzira ntagire n'umwe duhuza nje sinkubaga pa ngo sinkubaga gasubira nzanira agasafuriya mu nzu agasafuriya nzanira isafuriya mu nzu nzanire n'indiga abantu ntitwaje inama sha buretse nanje umva mwanyigishije ubwenge yakubwiye ngo ibyo bitoki ndabica Suza n'ibijumba na Kenya na kibu Suki chumara ewe yazi subiza hasi kandi agutimbura ndagukindura warwane nimamuza ubwenge munyirinde Wazo wari kandi dere gwari wa kera si we wubu babwiza ukuri bibiri ahagije ndarya kimwe ngo umunsi ejo ikindi ibizamaze amezi 3 nagihekenya nacyotsa zanira amazi telefone bakabwera bweri iki kintu umva cyangwa bireke bikoko bireke garuka hano tabigira urwitwazo bireke ndabyogereza rimwe Tana nguhati ngongerera ute ngahati usyo ari kuva higishishwa sha kaka ibijumba zuru ubwura haruri ibijumba kandi haruye ibyawe se ako dandi kona ubihujije neza niba Bikokora azaje arajya kimwe nanje ikindi nawe ikindi z'urugo sugo se rwaburwo si rwaburwo ko nta muntu haruraga ibijumba kandi yantu zanjagiye gakoco inyi gakoco kanzenyi gakoco kwibikana nibi bintu nsigaje yego kanzenyi kurebere gakoco umba oya yire subira hada mu mwanya kwa cyane bufite ibintu ugiye mu munzu taraka data we emwe umva ukuntu riremeye uryumvute siri kunyerera umva sha nanje cyagenda ifashe gutyo kunguye ati ngahibesha ukoze hiryinyo ku kijege ndibwiriza nsubiza saruzi ko nawe kigiye cyagera Kana guramu icyo gishishwa icyo gipapuro ugiye kugikuraho ubibwirijwe nande ndagikuraho zinjye iki wibura ricuyura rero Bikoko wari uri kumubwira kandi ntuncundira inzoga mubwira ibyo ari ukuvuga subiriza hano inzoga ugiye guwijanye he simba wareka ngasoma dore ngo akebona igeramo wakabimenye ngaho nimba uri umugabo ibesha icyo kijegeri ngagikureho
nibyo ndimo byose nabona nabiretse ngaho gikureho sibyo rega bura ntacyo gerageza gukora utampaye uburenganzira niba udashaka uko ngafungura rwose ndavuze ngo nsubiza hasi baburamo ikijumba nta kijumburamo habwo uburozi uriho kugiye reba kajyaga iwa mugaro sawa ariko Paul ukubona utari gukora amakosa ndetse wowe amakosa agagenda gate umva umugani utumye uriya mwana cyo nari mwiza nimwe mwampinduye nabi mureka zice imigani si zirambwira iki narijunguje sagiye he nyabusa yemwe twapfuye iki n'iryo cupa kabona igeramo hari ukuyibona ute twawe si nturi kudushira ku murongo wareka kunshurira ibyawe ntiwabikoze ntawe uguhagaze hejuru nzi cyo iminsi ntaho zihwana kandi ntaho wabuhoraga ari ku cyumweru bimbanye bike ibi nta nakora ndamanura bike bike izo ntoki wari zijanye he kiracyaye mbese ni nko gukozaho gusa intoki zuhurutse si umusaza ungana nawe koko no kugira indingano ubambye amababa ku bijumba wandeka wa mwana ibijumba wambana ibijumba ndamaze ubuze umunsi namanukanye inyamahanga ushaka uzamanukanye si muzaba bande manukanye inyamahanga uzikuye he arewe icyo nzi cyo ruzaba urubanza uzazimanukana uzikuye he ndakubwira ngo ruzaba urundi rubanza kandi ndarahiye igihanga n'igishaka gikatika ndanguteze indeka gikuzaho indeka uzana ibintu byawe ukabijya wenyine nacu muri baba barihima ubu naho wavuga ngo uyu ni umwana wanjye reka basi musomye umusomyo gumwe asomyeho umusomo gumwe waje gusoma impyisi nsomesha impyisi ntacu niba ibijumba nabibaze nzi iminsi bizamaza ku munsi ntirimuraho bibiri ejo kimwe ejo bundi bibiri n'urwunge ariko vuga umutima gwa kinyamaswa ugukuye ngo mvikiyoka sha ame ariko ma bakomera ese shiyo mbazwe mwe kabisa Bikoko ajya ntiwambwiye ngo ushaka ikijumba cyo guhekenya nanze ngo harurire iciza mugirire ntuzipangeho hirya impande y'uwo muhigo narakubwiye mbuze bombi narakubwiye Bikoko mva kwakasha waje muruka kugereka abandi imisoro nje nigeze gusaba ikijumba ushaka siki hari uwo mugozi utaba ikijumba mw'abana si Bikoko nibagiye kukubaza burundu wacitse kuba umuntu yaguheka burundu epfumura neza aho nshakira iki muri mvirope usamitse murazijya wenyine ntushaka ngo nzisangire nande ugiye gukubiriza ku tujyo tw'umwana yihigiye si nkaho urugutunara ukurogotwa mu biki kurogotwa ari wajoreka abantu bakakubwiza wajoreka baba bafite imitungo bakaganira nkaho uruguhigara hano ufite urugo mwarugeze nk'ubwo imihirimbi muhirimbiri ni wowe utagira akaje kose murakarurumbira ngo urukumva utu tujitwe utujizi ago magambo gose mufite ntago tuntu twanjye ndibere uzi ko wagera hano yagira ngo turi imiruku
ibintu byose niba umuntu yiboneye akantu mwese mwumwigiraho inshuti mu kanya hari umwanzi yicaye inyuma yicaye hasi twegerane mwe yegeraho icara wakubona uri gukubanuza hejuru y'utuntu nk'utu yavuga ngo iryo josi rigiye kwina ryakinduka hejuru y'agamapipi iyo wazanaga imbada kutamuha nyigire rata Bikokora ibyo rata nibyo ariko ndi kubona ibi bintu bigayitse umuntu nkawe wava aha ndakokereza ikijuru Bikokora murakumwe n'ijose nta n'umwe nawe nawe ibyo mwari muri kunywa ndi kubibona nanje se ntabwo nyine ese wowe kare wamukoze ibi banasema vile viko michezo byacu hari igihe waba uzi ngo unyinya agakino ku buryo ki ntaba ndi gutekereza ibyo nagukoreye wenda reka tureke kuja kure no kwinjira mu kibazo mu mizi tubireke nyine sawa si twabiretse zinone hari ibintu Bikoko ndagiye ariko kujya mwereke ugiye buretse kugenda ari ahantu nanjye ngiye mumugumye hano mu rugo bande ushaka ko ngo bakugumire ku rugo Nsabi nawe arimo uranyimye koko wowe si wigeze umwe watuza keba uko harigera ibyo wabuze ngo urantemye sha uragiramo ndabiye igihe si waba uretse nkamanza nigende mwanzinga